gukora wenda ibintu bisa nkaho birenze bitewe n'urwego nari niyizeyeho, ariko byari ibyishimo cyane kubona nisanze ndi ku mwanya wa mbere ari ryo utsindiye igihembo cyo muri iki cyiciro cy'ubugeni. Ahangaha byari ibintu bidasanzwe cyane. Akenshi na kenshi amahirwe duhabwa ahangaha, nawe urabibonye, ibihembo duhabwa niyo yaba ari amafaranga ntabwo ashobora kukuburira ibikoresho. Nanone kandi urabizi ko inshuro nyinshi badusezeranya aho gukorera barahaduha. Nk'ubu dukorera mu kigo cy'urubyiruko cya Rwamagana, yaba mu biruhuko no mu minsi isanzwe hose dukorerayo nta kintu. Mbere turashima ubuyobozi bwacu butwitaho, budushyira imbere kandi butekereza nyine ku hazaza hacu, harimo byo kudushishikariza kwihangira imirimo ndetse no kudushingira cyangwa se kudufasha kubona uburyo bworoshye twabonamo twenkuraje nyine gutera imbere nk'ahangaha ndetse n'ahandi hatandukanye. Uruhare rwacu icya mbere ni ukugaragara ndetse no kugerageza gukura amaboko mu mufuka kugira ngo twiteze imbere nk'urubyiruko, kuko nitwiteza imbere n'igihugu cyacu kizatera imbere. Buganza TV, ibyubaka sosiyete nyarwanda gusa. Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana Buganza TV, F1 TV ku muyoboro wacu wa YouTube. Ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mugiye kugezwaho nanjye Piwanyu. Ku banga bw'ibyuma muri kumwe na Dibeki. Tariki ya 12 Kanama ni umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko, aho wizihijwe mu gihugu hose, naho mu karere ka Rwamagana ukaba wizihirijwe mu murenge wa Nzige. Amarushanwa yabaye akaba yari yibanze cyane cyane ku banyamideli ndetse no ku bashushanyi cyangwa se icyo twakwita ati. Uyu munsi mpuzamahanga w'urubyiruko wari ufite insanganyamatsiko igira iti kubaka ubushobozi bw'urubyiruko hagamijwe kubyaza umusaruro amahirwe ahari. Mu gusoza uyu munsi mukuru, umuyobozi w'akarere Bwana Mbonyumuvunyi Rajabu yaganirije urubyiruko ku bijyanye n'uyu munsi mpuzamahanga, ababwira ko bakwiye kwirinda ibiyobyabwenge, inzoga z'inkorano ndetse bagaharanira gushishikarira gukora ndetse no kwihangira imirimo. Ku nkuru irambuye na Niyopi, umunyamakuru wa Buganza TV, ahabereye ibirori. Aha turi ni mu murenge wa Nzige, aho mu karere ka Rwamagana, ahabereye ibirori byo kwizihiza umunsi mukuru mpuzamahanga w'urubyiruko ku rwego rw'akarere. Ibi birori habereyemo amarushanwa agiye atandukanye, aho twabonye amarushanwa y'abanyamideli ndetse n'abanyabugeni, aho bahataniraga igihembo nyamukuru cy'amadolari 200, aho mu banyamideli hatsinze umwe ndetse no mu bugeni hagatsinda umwe. Twaganiriye n'abatsinze batubwira ibyiyumviro byabo ndetse n'uburyo amahirwe bagiye kuyabyaza umusaruro. Amazina yanjye nitwa Rukundo Akiri, nkaba ndi umunyabugeni usanzwe ukorera muri Rwamagana. Nkaba nkora ubugeni bwiganjemo ibihangano by'amarangi n'ibihangano byo bita scripture bibumbye, bikoze mu masima n'ibindi. Munsi ndishimye cyane, naje nzi ko rwose hari nje gukora wenda ibintu bisa nkaho birenze bitewe n'urwego nari niyizeyeho, ariko byari ibyishimo cyane kubona nisanze ndi ku mwanya wa mbere ari ryo utsindiye igihembo cyo muri iki cyiciro cy'ubugeni. Ahangaha byari ibintu bidasanzwe cyane. Akenshi na kenshi amahirwe duhabwa ahangaha, nawe urabibonye, ibihembo duhabwa niyo yaba ari amafaranga ntabwo ashobora kukuburira ibikoresho. Nanone kandi urabizi ko inshuro nyinshi badusezeranya aho gukorera barahaduha. Nk'ubu dukorera mu kigo cy'urubyiruko cya Rwamagana, yaba mu biruhuko no mu minsi isanzwe hose dukorerayo nta kibazo. Nitwa Cynthia Umwari, nkaba nkora crochet cyangwa se ibizwi nko kuboha n'intoki, aho nkoresha indodo, nkora imyenda ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Naje mpagaraye Cynthia Crochet. Icya mbere turashima ubuyobozi bwacu butwitaho, budushyira imbere kandi butekereza nyine ku hazaza hacu, harimo byo kudushishikariza kwihangira imirimo ndetse no kudushingira cyangwa se kudufasha kubona uburyo bworoshye
twabonamo twenkuraje nyine gutera imbere nk'ahangaha ndetse n'ahandi hatandukanye. Uruhare rwacu icya mbere ni ukugaragara ndetse no kugerageza gukura amaboko mu mufuka kugira ngo twiteze imbere nk'urubyiruko, kuko nitwiteza imbere n'igihugu cyacu kizatera imbere. Twaganiriye n'umuyobozi w'urubyiruko mu karere ka Rwamagana, nawe atubwira gahunda y'iki gikorwa. Murakoze, nitwa Frank Nibishaka, nkaba ndi umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka Rwamagana. Uyu munsi mpuzamahanga w'urubyiruko ni umunsi nk'uko mubizi wizihizwa buri mwaka ngarukamwaka, ukaba warashyizweho n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ni umunsi mwiza rero aho urubyiruko ruhabwa ijambo rukagaragaza ibyo rukora, rugahabwa umwanya ndetse no kurushyigikira. Twabonye ko igice kinini cy'abatuye isi ni urubyiruko, ndetse no mu gihugu cyacu abaturage benshi ni urubyiruko. Rero kubaka urubyiruko uba wubaka igihugu cy'ejo hazaza. Nibo abayobozi b'ejo bazaza, nibo bafatanyabikorwa ba leta b'ejo hazaza. Guhuza uyu munsi rero n'ibi bikorwa ni umwanya mwiza wo kugaragaza bya bikorwa urubyiruko bakora. Ese urubyiruko bahugiye mu ki? Mu rubyiruko bakora iki? Nk'uko twabibonye aha ngaha hari abagaragaje impano zigiye zitandukanye, harimo gushushanya, imyiyereko, guhanga imideri. Ni ibikorwa bigiye bitandukanye. Aha ni ibikorwa n'urubyiruko binyuze kuri platform zigiye zitandukanye leta bashyiriyeho n'ibigo by'urubyiruko. Nk'uko mwabyumvishe, muri uyu murenge wa Nzige ni umurenge usa nk'aho uri kure y'umuntu, umurenge w'icyaro, tuvuge umurenge w'icyaro, ariko ni umurenge ufite urubyiruko umubare uri hejuru. Tuba twabonye ko ni umurenge wagiye kubakwamo ikigo cy'urubyiruko ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye, ari nabo badufashije cyane kuri uyu munsi, harimo Direct Rwanda bazadufasha kubaka icyo kigo. Icyo kigo aho imirimo igeze ikaba igeze ku kigero cya 80% turagitaha vuba. Uyu munsi rero wabereye muri uyu murenge wa Nzige kugira ngo na rwa rubyiruko rwo mu gice cy'icyaro tubakangure barebe iby'igihugu kibateganyiriza, ndetse banitegure gutangira gukora muri icyo kigo gishya bagiye kuzahabwa. Dufite ibigo by'urubyiruko bigiye bitandukanye birenga 5 mu karere kose. Ibyo bigo biha umwanya urubyiruko, bakabaha ubushobozi, bakabaha ibikoresho bigiye bikenewe, bakaba babasha kugaragaza ibyo bifitemo. Ubundi buryo ni uburyo bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga, inama zigiye zitandukanye zihuza urubyiruko, tukabaganiza amahirwe agiye atandukanye igihugu cyabashyiriyeho. Nk'uko mubizi hari Youth Connect Award, Aguka Ideation Award. Aho ngaho ni platform zigiye zitandukanye igihugu cyabashije kuba cyashyiraho kugira ngo urubyiruko rubashe kuba rwakwiteza imbere. Nge nari Niyopi, Buganza TV mu karere ka Rwamagana. Mwakoze kudukurikirana ku muyoboro wacu wa YouTube Buganza TV. Tubashimira ko mwakoze subscribe mwe mwese aho muri hose, kandi tubashimira ibitekerezo byiza muduha kuko ari impamvu itugeza kure. Nge nari P1 Buganza TV. Buganza TV, ibyubaka sosiyete nyarwanda gusa.